Tuguhaye ikaze wowe wahisemo gukurikirana ibiganiro byacu kuri iyo sengesho, tukwibutsa ko niba utarakanda subscribe amagambo atukura ubona iburyo bwawe ko wayakandaho ubundi ugakomeza kubana natwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ni iki wakora mu gihe uhangayitse. Nk'uko tubizi imihangayiko ishobora gutuma umuntu yiheba cyane. Ese hari igihe ujya wumva imihangayiko yakurenze? Niba bijya bikubaho si wowe wenyine. Hari igihe duhura n'ibigeragezo bitandukanye bigatuma tunanirwa cyane, tukiheba kandi tugahangayika. Wenda turwaje umuntu wo mu muryango wacu, twapfushije abo twakundaga ndetse n'ibindi byinshi. None se twakora iki mu gihe duhangayitse? Reka turebere hamwe ibintu bitatu twakora. Icya mbere, jya usenga. Igihe cyose wumva uhangayitse, ujye usenga Imana kandi kugira ngo igufashe ndetse ibashe no kuguha ubwenge. Ikindi kintu cy'ingenzi twakongeraho ni uko mu gihe dusenga tugomba nanone kubwira Imana ibiduhangayikishije byose tudaciye ku ruhande. Icya kabiri twakora cyangwa wakora, jya utekereza. Ese mu gihe cyashize hari ibigeragezo wahuye nabyo maze ukabona ko iyo Imana itagufasha utari kubyihanganira? Iyo utekereje ukuntu Imana yagufashije n'uko yafashije abagaragu bayo ba kera, ibyo bituma wihangana kandi ukarushaho kuyiringira. Ikindi kintu cya gatatu twakora cyangwa se wowe wakora, jya ugira icyo ukora. Mbere yo gufata umwanzuro w'icyo wakora mu gihe uhangayitse, jya ushakisha muri Bibiliya inama zahagufasha. Nitwifashisha Bibiliya kugira ngo tumenye uko Imana ibona ibintu kandi tukumvira inama tubonyemo, bizatuma twihanganira ibiduhangayikishije byose. Reka tugushimire cyane, wakoze kubana natwe, twizera ko wungukiwe. Tukwibutsa ko niba utarakanda subscribe amagambo atukura ubona iburyo bwawe ko wayakandaho ubundi ugakomeza kugerwaho n'ibiganiro byacu. Naho ubutaha rero kandi turakwifuriza ibihe byiza cyane. Bye.